ntiza gusubiza ibyawe, isange ukiri muri wa mwanya mwiza, usange ukiri muri wa murongo. Yesu ushimwe. Mana ikambwira ngo mbabwire ngo Mana ije kurengera ababyeyi, Mana ije kurengera ababyeyi. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu bose, abanyarwanda mwese muri mu gihugu ndetse n'abari hanze, Mana ikambwira ngo nimuhe icyubahiro kuko ije gutanga ubwenge, ije gutanga ubwenge bwo mu mwuka n'ubwo mu mubiri. Mana ikongera ikambwira ngo mukomere bana banjye ndababumbatiye nk'uko mbumbatiye iki gipfunsi. Mana ikambwira ngo nimuhumure nzabagirira neza. Mana ikambwira ngo uje kutumara agahinda. Abantu bababajwe muhumure, Imana igiye kubatabara. Abantu mwababajwe n'imiryango, abantu mwababajwe n'ibihe twanyuzemo, Mana ikambwira ngo ije gukomeza imitima yanyu. Mana irimo iranyereka abantu benshi barwaye stroke. Mana ikambwira ngo nimuhumure, Imana igiye kubatabara. Mana ikambwira ngo igiye kubatabara. Mana igiye ikambwira ngo igiye kubasubizamo ibyiringiro. Urakoze Mana nziza, urakoze kuko urengeye igihugu cyacu, urakoze kuko utabaye inshuti n'abavandimwe, urakoze kuko uko Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza amahoro y'Imana, umugisha w'Imana ubane namwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi turi mu rugo rw'umuhanuzi, umukozi w'Imana Eric Mugabe. Uraho neza? Muraho. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Maze iminsi narakubuze. Wari uhugiye mu biki? Wari uri hehe? Bimeze bite? Nta handi mba ndi mu masengesho, ndiho nsenga. Cyane ku bantu bamaye ibyifuzo. Yego. Hari abantu bamaye ibyifuzo rero. Abantu bavuga ngo kujya ku musozi ngo ntibikibaho, ngo ntibigira gute, biterwa n'uko wagiye. Abandi bakabeshyira ubuyobozi bwacu ngo bwakuyeho gusenga, ngo nta muntu ukijya ngo nta muntu ukijya mu butayu, ngo nta muntu ugira ute. Biterwa n'uko wagiye. Ntabwo uzajya gusenga ngo uhamagare pasitari, uhamagare kwa Gahigi no kwa Gahirwa no kwa runaka ngo mugende muri isoko. Hagaragara Imana ishaka ko abantu basenga ari isoko. Oya. Muri make wowe wakoze yayandi abantu bakunda kwita umuzenguruko yanjye. Yego. Yanjye ngenyine. Kandi ndizera ko Imana yampaye umugisha cyane. Niyo mpamvu nakubwira ngo meze neza cyane, wongeraho ngo cyane. Hari byinshi byiza nabonye. Yego. Cyane ku burwayi bukomeye, ku bantu barwaye, yego, abampaye ibyifuzo bose. Iki kiganiro kiraba gitoya, ndakeka kitari bugende mu minota 17, ni hagati ya 10 na 15. Yego. Muri kiganiro rero ngiye gufata umwanya wo gusenga, nsengera abantu, abampaye ibyifuzo. Abenshi hari abampaye ibyifuzo benshi barafite ikibazo cy'uburwayi. Mboneraho no gushimira Imana yacu ni nziza. Yego. Ni byinshi, ntabwo ni ngombwa ngo mvuge ko abantu bampaye ibyifuzo bari badatwite, bagize Imana yagize gutya bakora ibitangaza bagasama, n'ababyaye n'abari bamaze igihe kwa muganga babyaye. Ni byinshi, imirimo y'Imana ni myinshi. Niyo mpamvu hari abandi bantu bamaye ntuze ibyifuzo. Ubu umwanya ngiye kujyamo iki kiganiro, ngiye gusengera abantu bampaye ibyifuzo. Nibo abantu ngiye gusengera cyane muri aka kanya. Nibo abantu ngiye gusengera. Ndabasengera, message ndi bubone ndayivuga, ariko ubu tuvugana nta message nararanye, nta message naramukanye nkuko mwari mubizi. Nta message naranye, nta niyo naramukanye. Uretse yo gusabira abarwayi. Uretse yo gusengera abarwayi. Wowe waba udukurikiye, ndagira nkubwire ko upfukame dufatanye gusenga. Tugiye gusenga, tugiye kugira umwanya wo gusenga.
nakireka niba hari ikindi washaka kumbaza ariko ntacyo twakwinjira mu mwanya wo gusenga kuko buriya nubwo uvuze ngo nta message ariko iyo abana b'Imana bari hamwe bari gusenga umwuka wera uramanuka amen ukabagota karibu rero nisengesho. Mana yacu, Mana nziza, Imana idukunda, uri Imana y'amahoro, topitekirete fotirete, uri Imana yacu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yarinze ababyeyi bari kwa muganga babuze ibise barabyara mu izina ryawe, icyubahiro ni icyawe. Uri Imana rero yakijije, uri Imana yakijije abarwayi, uri Imana Kristo igira neza, uri Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo ku buzima bwacu, uri Imana iheza abarozi, uri Imana ikuraho amahembe n'ibitega, uri Imana y'abatujyana ikuzimu kudutamba ikaduhagararaho, ukatuhagararaho Kristo ntibatujyane, uri Imana iturengera muri ibyo byose, muri ibyo byose uri Imana iturengera, uri Imana iturinda, uri Imana isenya imigambi yose ya Satani, uri Imana isenya imigambi y'incakura, uri Imana ikuraho imigambi y'abagizi ba nabi, uri Imana ikuraho ibico by'umwanzi, uri Imana isenya igasenya igatandukanya imigambi yose y'ikuzimu. Mana nziza rero tugisenga, Yesu ushimwe, Yesu ushimwe, Yesu ushimwe cyane, Yesu nushimwe. Turategetse Mwami ngo ukureho izi ndwara zabaye karande ku bantu, indwara zandura ndazitwitse mu izina rya Yesu, indwara za kanseri zose ndazihagaritse mu izina rya Yesu. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Ndasenga nsengeye ababyeyi bose badukurikira, ababajwe n'umubiri, abarwaye amaguru, mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeye, mu izina rya Yesu Kristo. Abararabokerwa mu mubiri, Mwami ndakwinginze ngo bose bagende basange bagire neza bakugeraho umugisha, kandi Kristo ndakwinginze ngo ukomeze kubana natwe mu bihe byose. Turi ku rugamba ariko Mwami dutegereje ko uzadutabara kandi uzaturengera. Uri Imana nziza yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, umwanya rero turi imbere yawe ngo urengere Kristo ubwoko bwawe, urengere amatorero n'amadini mu izina rya Yesu. Abagukorera Kristo ndakwinginze ngo bahagarareho, imbabazi zawe zitwomeho, tugirire neza Kristo. Ndakwinginze ngo wongereho ababyeyi umutuzo, abafite agahinda k'abana Mwami ndakwinginze ngo basubize intege mu bugingo. Kristo hari imiryango itandukanye, ndakwinginze ngo wongere uyihuze, ababyeyi batari kumwe n'abana wongere ubahuze mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye igihugu cyacu, komeze kutugirira neza, komeze kuduha umugisha watwemereye, komeze kuturinda no kuduhagararaho, komeze guhaza ukwifuza kwacu, ibyifuzo abanyarwanda bafite bose ndabikweretse Kristo, uhaze ukwifuza kwabo, ubahagarareho, ubarinde ubarengere, ubambike imbaraga. Uri Imana rero, uri Imana ishoboye byose, uri Imana yubaka ikubakira ingo, uri Imana ishoboye, uri Imana ikuraho uburwayi, uri Imana kugira ngo bakire kandi babohoke, bohora ubwoko bwawe, bohora ubwoko bwawe Papa, bohora ubwoko bwawe mu gutakira ku manywa na nijoro, bohora ubwoko bwawe yewe n'abatarakumenya, abo ngabo nabo babohore, umuriro wawe n'imbaraga zawe karengera ubwoko bwawe. turasenze Mwami ni kenshi watubwiye kujya gukuraho inkongi z'umuriro, mutegeke kandi kuganze wiheshe icyubahiro Uwiteka. Erega abakuzi Mwami, oya ntabwo bazacika intege, oya ntabwo bazakena, ahubwo bazashisha, bazamera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Byanditswe biratubwira ngo amashami yacu neza ibiduhiga ni byinshi muri uru rugendo, nta cyiza kiba mu Mwami n'ibisharira gusa, ariko turakwinginze kandi dutegereje ngo utugirire neza, uhaze kwifuza kwacu. Natwe dukeneye kurya ibyiza byo mu gihugu, dukeneye kurya ibiryohereye Kristo, ibisharira tukabivamo. Isenga rero Mwami, senga abantu bakodesha, ndasenze Mwami ngo ububakire, ndabasengeye Mwami, arampaye ibyifuzo n'abatarabimpaye Mwami bose ndabasengeye kugira ngo haze kwifuza kwabo, utange amazu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, utange amazu yo kubamo, wubakire abababaye, wubakiye Kristo abashavuye, wubakire abakobwa n'abasore Mwami, nakwinginze ngo
wongere utere ingo mwami zitandukanye. nta cyaha yakoze, uri Imana ari rero, ababyeyi biwe uri Imana yo nabo ngo nta cyaha kwizerwa, bakoze, uri Imana yo urangije kwiringirwa. Uwiteka ngo Kristo mama mwiza rero, umaze kubabwira bana yuko natwe, imirimo uduhagararaho, y'Imana yagira ngo rinda yerekanirwe abanyarwanda muri aho bari we, hose mu muto kazi bakondo, gatandukanye, haleluya rinda haleluya, abakobwa muciramwo n'abahungu, amacandwe, rinda ababyeyi urangije n'abana, ukamusiga ku maso, mwami ndetse wako n'abandi bose kanya bari arahuguka, hanze, Uwiteka bose we bavuga ikirimi arabona, cy'u Rwanda, nategetse none mu ahangaha izina rya Yesu abenshi Kristo, nibahumuke, bavuga ururimi izina rya Yesu, rw'ikinyarwanda, abo bizinesi bose z'abantu izo nazo ndabagushinganishije, zihumuke, bose ngo barinde ubarengere, abantu kandi ikiruta byose barahumanijwe, mwami, barohererejwe, abafite icyifuzo cyo baratongerewe, kuza mu gihugu, turasenze rero bakwinginze ngo uce mw'izina rya inzira, Yesu, kuraho impanuka bohora kuri bo, ababoshywe n'iminyururu, bazana amahoro, iminyururu y'abadayimoni, wongere Kristo, bohora ababoshywe ubagezeyo n'uburwayi, amahoro, indwara ubagire neza, z'ibyorezo, bakugiraho indwara umugisha. zidakira, abo turabasengeye kugira ngo babohore mw'izina rya Yesu ubasubirize Kristo, ibyifuzo. wino weshe Hari icyubahiro, abarambiwe wino kumuha ibyifuzo witangure, wino kubw'amasezerano wigaragaze, uri bahawe kudukurikira adasohora. wese yumva Mwami umuriro ndakwinginze wawe, ngo yumva imbaraga genda gena zawe, abone amasezerano, gukora kwawe Mwami mw'izina rya sohoza Yesu. amasezerano yacu, Mana yera, tugirire Mana neza, ikiranuka, Mana twambike igira imbaraga muri neza, byose, hari n'abandi tugire barwaye neza, ariko tukugiraho indwara umugisha, bazikorana ndetse mu izina rya Yesu bazigendana, Kristo, turasenze tugire mu neza, baganga tugire turasenze neza, twambike imbaraga muri byose muri uru rugendo, abari mu barimu hagararana turasenze natwe, mu izina twambike rya Yesu imbaraga muri Kristo, byose, abari mu nzego turinde igisa z'umutekano n'ikibi, mu turasenze izina rya Yesu Uwiteka, Kristo, ugenda ubohore, twambike imbaraga. erega mwami Imana imibiri Yo, yacu igomba haleluya, kuba Yesu mizima ushimwe. mu izina rya Yesu Yesu, ushimwe. turasenze rero Yesu kugira ngo ushimwe. ubohore ubwoko bwawe, Yesu hari ushimwe. n'abarwaye indwara Yesu ushimwe zo mu buryo kukuyeho uburwayi. bw'umwuka, hari Yesu abarwaye ushimwe kukuyeho indwara uburwayi. zo mu buryo Yesu ushimwe bw'umwuka, kugiye bashaka imbaraga gutanga zo gusenga, urukingo. izo ngizo Yesu bakazibura, bashaka ushimwe. imbaraga zo Ushimwe kukuramya, kugiye gukuraho izo ngizo indwara zandura. bakazibura, bashaka Ushimwe imbaraga kugiye zo gukuraho kumbere indwara yawe, izo ngizo zitandura. bakazibura, Yesu ndasenze ushimwe. mu izina rya Yesu, nohereza umuriro Ndagushimye kandi w'Imana, ndaguhimbaza. ugenda ubohora ubwoko bwawe, Ndaguhimbaza nohereza kugira umuriro w'Imana, neza. ugenda ubohora Ndaguhimbaza ubwoko kuri bwawe, Imana abo ishoboye banyantege byose. nkeya bongere Izina kuzura rya Yesu umwuka wera, Kristo. bongere kuzura Tugire neza, umwuka wera, tukugiraho umugisha. buzura umwuka wera nk'uwa mbere, Turasenze rero, izina rya Yesu tugisenga ngo turabohora, ndakumva ubohore papa, Mwami. numva imirindi Ugire yawe, ibindi numva bishyuremo urimo mu gihugu kubohora, cyacu. numva urimo gutabara, Byiza byose numva uri bitugaragareho. kubohora, mu izina Mu rya izina rya Yesu Yesu, Kristo, abafite inda komeza zazinzwe, kutwongera numva uri umutekano. kubabohora, Mu izina rya Yesu hari Kristo, abafite izarengeje igihe, ndasenya kandi hari ndakongora n'abafite zitarageze ndatwika. igihe, ariko abo ngabo Mu nabo izina rya bategereje Yesu ko Kristo, zigenda neza, imigambi yose ya birangije Satani biranga, ndetse ntabwo ndayihagaritse zicura, kandi ndayitwitse. ariko ndasenze Aya kugira ngo masaha, marayika Mwami marayika ndakwinginze ukunda ngo abana, umanuke, marayika urinda abana, wurukire ku bana agende muri natwe, izo nda, mu bane natwe izina rya tugirire Yesu, neza. arengera abana Mu b'u izina Rwanda, rya Yesu arengera izo Kristo, mpinja, arengera turasenze iz'abakobwa, ngo uko arengera kwawe iz'abahungu, kutugaragareho. mu izina rya Bana Yesu, natwe muri ari byose abari mu rero. ngo zabo, Bana ari abari kwa n'Abanyarwanda bari hirya muganga, no hino. ndasenze Uwiteka, Bambike imbaraga. nanze agasuzuguro Mu izina rya Yesu k'abadayimoni, Kristo. nanze agasuzuguro Mu izina rya k'abarozi, Yesu. nanze Mu agasuzuguro izina rya k'akagambane, Yesu. mu izina rya Yesu, nohereza umuriro, nohereza ushimwe. imbaraga, nohereza gukora, Yesu nohereza ushimwe. mu izina rya Yesu Yesu, ushimwe. ndategetse nonaha Yesu umuriro ushimwe w'Imana, gutabaye. imbaraga z'Imana Yesu zibohore, ushimwe imbaraga z'Imana gutabaye. zibohore, abari Yesu muri ushimwe bomboni gutabaye. bakira imbaraga Yesu z'Imana, ushimwe abari mu byuma gutabaye. bongera umwuka bakira Yesu imbaraga ushimwe z'Imana, gutabaye. abarwaye za Yesu asima, ushimwe abarwaye indwara gukijije zitandukanye, abarwayi. ndasenze Mu izina rya Yesu uyu Kristo. mugoroba Mu izina rya Yesu winubohore, Kristo. winukureho, Urakoze rero winutwike, Kristo. winukongore, Urakoze Kristo kutwumvishije. mwiza, rezo Turasenze yawe, kandi umuriro turizeye. wawe, gukora Urakoze kwawe, ko ubikoze. urugire kuri twebwe, Turasenze ugire kandi ibyo ukora, turizeye mu izina tuzaza rya Yesu Kristo. tugushima, Amen. dushima imirimo yawe, dushima gukora kwawe, tuvuga ibyo wakoze mu izina rya Yesu. Ndasenze urengera igihugu cy'u Rwanda, urengera ikirere cy'u Rwanda, utanga imvura y'umugisha, apana imvura y'ibibazo, utanga amahoro, utanga umunezero mu izina rya Yesu. Ndahagarika ingo zisenyuka, aya madivoruse arimo yiganza mu ngo, Mwami Imana nategetse uwo mudayimoni nahagarare mu izina rya Yesu Kristo. Dukeneye kubona ingo z'amahoro, dukeneye kubona ingo z'umugisha, dukeneye kubona ingo zumvikana, abagabo bumvikane n'abagore, abagore bumvikane n'abagabo, abana bubaha ababyeyi babo mu izina rya Yesu Kristo. Ako gasuzuguro dayimoni yazanye mu bantu, yazanye mu muryango nyarwanda, ako ngako ndakanze, ndategetse none aha ngaha, ngwino utanga amahoro mu izina rya Yesu. Abakundana barangizanye neza, bohe kurangizanya nabi, tubonye benshi barangizanya nabi, ibyabo bikarangirira mu mana, ariko ibyo ngibyo ntitubishaka, ahubwo turakwinginze kugira ngo Uwiteka ugire benshi uhumura kandi ubahumanure za karande, inyatsi, abadayimoni, gucuruza bahomba, gushakisha ntibaronke, abafite diporome zamaze kujyaho, kandi data mwiza ibyo nubikora nukuri tuzagushima. Ndimo ndakumva papa, ndimo ndumva umunezero wawe, ndimo numva presence yawe, ndimo ndakumva umukunzi mwiza. Oh haleluya haleluya, Imana ihabwe icyubahiro, ineza y'Imana ikomeje kubana natwe, rengera ubuzima bwacu natwe
Yego Eric Kristo. Mugabe turamusengeye mu Amen. izina rya Yesu. Twanze Yego agasuzuguro Kristo. k'abadayimoni, Mu twanze izina imigambi rya ya Yesu. shitani mu Mu izina izina rya rya Yesu Yesu Kristo. Abadayimoni Kristo. bashaka kumeza ku gisasiro, Mu izina abadayimoni rya bashaka Yesu. kumeza mu burwayi, Mu abadayimoni bashaka izina kumuteza rya indwara Yesu zidakira, Kristo. abo ngabo ndabirukanye ku buzima bwe mu izina Yesu rya Yesu Kristo wa shimwe. Nazareti. Ndategetse Amen. none ahangaha akagambane kose, imigambi izina y'abagome, rya Yesu. imigambi y'abagambanyi, iyo Mu ngiri ku izina buzima rya bwe, Yesu. iyo ndayihagarika Mu mu izina rya Yesu rya Kristo wa Yesu Nazareti. Kristo. Ndakwinginze Uwiteka, Amen. nanjye undengere, iyi Amen. kamera uyihumanure, n'izi Mu mikoro izina rya zihumanure Yesu. mu izina rya Yesu, Amen. n'iyi televiziyo Hallelujah. uyihumanure, imbaraga Amen. z'Imana Imbaraga nizize n'amavuta. ziyitwikire, ubwiza Hallelujah. bw'Imana nibuze buyitwikire mu izina Amen. rya Yesu Yesu Kristo, shimwe. mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana turashaka kukubona, Mana Yesu turashaka shimwe. kubana nawe, Mana turashaka kumva umuriro wawe, Mana dushaka kumva imbaraga zawe. Iki kirere duhagazemo nacyo turagisengeye, nk'abatuye Izina muri rya iyi Yesu sibo, Kristo. abatuye muri uyu mudugudu, abatuye muri Amen. aka kagari, abatuye Yego muri uyu Kristo. murenge, abatuye muri iki Keneye gihugu, umugisha wawe. ndasenze Keneye utanga urukundo umugisha rwawe. ku bari mu nzira Dukeneye bagenda, imbabazi zawe. utanga umugisha Dukeneye ku bagiye kutwiyereka guhaha, Kristo. utanga umugisha Aya ku bari masaha mu kazi kabo, wururuke ubane na buri umwe wese utanga uri mu kazi umugisha ku bari mu ngo gatandukanye zabo, nakunde. utanga umugisha Wasange bagirire ubohore neza. abaheza ku Kandi gisasiro, Kristo, abo ngabo uhore babyutse mu imitima izina yabo. rya Yesu. Bahatanye umunezero n'uwatababaye. Ababaye turakumva bose utange mukunzi mwiza, umunezero. oh imbaraga zawe, Kristo, ubwiza turakwinginze ko bw'Imana ubikoze. bukomeze kuganza Bana muri na buri twebwe. umwe wese. Urakoze cyane ku bantu natwe, Urengere. urakoze Uwiteka, Urakoze ntabwo Kristo. twari kukurekura tutabonye ikimenyetso Amen. kuri Imana iri kumwe natwe, Yego. kandi kumvise gusenga kwacu. Amen. Shimwa Yesu, Hallelujah. twemere ko hari icyo ugiye gukora kandi kugiye kubohora benshi Ni mu ukuri izina rya Kristo. Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. N'igihe gito intambara igashira, n'igihe gito nk'arabuga cyangwa, noneho ntarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda, zikuru ntiha zagera ibyaha, hoya we nicyo gituma huzuye amahoro mu ijuru, ntiha zagera ibyaha, hoya we nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu, hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi, hazabaho igitondo gihoraho, Yesu we nibwo ntazongera kurira ukundi. Amena. Yesu shimwe. Oh Yesu Kristo, Imana y'amahoro, Imana y'urukundo. Mana namwe ngo mbabwire ngo nabonaga imegeri nyinshi, bona abanyarwanda turiho turatotora imegeri. Mana irambwira ngo ni ibyiza, ngo nimuhumure muzarya ibyiza byo mu gihugu, kandi nimukomere cyane ndabakunda. Mana ikambwira ngo ikunda abanyarwanda, Mana ikambwira ngo uje kurengera abanyarwanda, Mana ikongera ikambwira ngo nimusenge kandi musenge mwiteguye ko ngiye kubagirira neza. Yesu ushimwe cyane. Mana ikongera ikambwira ngo ntabwo yabibagiwe, nta nubwo yabataye, ngo nta nubwo izabahana n'ibihugu. Mana ikambwira ngo nimuhumure, Mana ikambwira ngo mbwira abanyarwanda muhumure, Mana ikongera ikambwira ngo duhumure, ngo kandi duhumurizanye, ngo nyuma yo kurira ngo hari ukurira kwararira umuntu, ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Mana ikambwira ngo nimukomere kandi mukomezanye, Mana ikambwira ngo nimukundane mugire urukundo, Mana ikambwira ngo ugiye kubatabara, Mana igiye gutabara abanyarwanda, Mana igiye gutabara abantu bafite urukundo. Mana ikongera ikambwira ngo nimbwira abanyarwanda ngo ije kubarengera, Mana ije kurengera abanyarwanda, ari abari mu gihugu imbere n'abari hanze. Mana ikambwira ngo uje kubarengera, Mana ikambwira ngo uje kubamara agahinda n'umubabaro, Mana ikongera ikambwira ngo uje kubagirira neza, Mana ikongera ikambwira ngo nimwitandukanye n'abatizera, Mana ikambwira ngo mwitandukanye n'abatizera, Mana ikongera ikambwira ngo mwitandukanye n'abatizera. Uwiteka Imana yacu idukundikire ku ntebe y'imbabazi, ikambwira ngo mwitandukanye n'abatizera, mwature munsabe imbabazi ndabababarira. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda bature
mwature 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 ishyari, mwature umubabaro, mwature kwiganyira, mwature 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 buri kimwe cyose kugira ngo Imana itugirire neza. Abantu barwaye bamaze igihe basengerwa, bamaze igihe dusengera, Imana irambwira ngo ni mwature mwature, Imana yaje kubakiza, Imana yaje kubakiza. Sanga mwasubiye mu byaha, Imana ikongera ikambwira ngo ni mwature kugira ngo mubashe gukira uburwayi bwanyu. Imana ikongera ikambwira ngo mwampejeje ku musozi, mwampejeje ku musozi wo gusenga, ndasenga ariko ejo mugacika intege mugasubira mu byo mwari murimo. Niyo mpamvu mudasubizwa, niyo mpamvu mudasubizwa. Yesu ushimwe. Imana ikambwira ngo mbabwire ngo nimukomere mwature kandi musengera mu kwizera ngo ije kutugirira neza. Umuntu nasengeye ukaba utarasubizwa, ntundenganye, kuko Imana irashaka ko ugendera mu nzira nziza, ukagendera mu nzira nziza yo kwatura ukihana, kugira ngo Imana niza gusubiza ibyawe. Isange ukiri muri wa mwanya mwiza, usange ukiri muri wa murongo. Yesu ushimwe. Imana ikambwira ngo mbabwire ngo Imana ije kurengera ababyeyi, Imana ije kurengera ababyeyi. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu bose, Abanyarwanda mwese muri mu gihugu ndetse n'abari hanze, Imana ikambwira ngo nimuhe icyubahiro kuko ije gutanga ubwenge, ije gutanga ubwenge bwo mu mwuka n'ubwo mu mubiri. Imana ikongera ikambwira ngo mukomere bana banjye, ndababumbatiye nk'uko mbumbatiye iki gipfunsi. Imana ikambwira ngo nimuhumure nzabagirira neza. Imana ikambwira ngo ije kutumara agahinda. Abantu bababajwe muhumure, Imana igiye kubatabara. Abantu mwababajwe n'imiryango, abantu mwababajwe n'ibihe twanyuzemo, Imana ikambwira ngo ije gukomeza imitima yanyu. Imana irimo iranyereka abantu benshi barwaye stroke, Imana ikambwira ngo nimuhumure, Imana igiye kubatabara. Imana ikambwira ngo igiye kubatabara, Imana igiye ikambwira ngo igiye kubasubizamo ibyiringiro. Urakoze Mana nziza, urakoze kuko urengeye igihugu cyacu, urakoze kuko utabaye inshuti n'abavandimwe, urakoze kuko ukuyeho amashyari n'urwangano mu gihugu cyacu, ahubwo tugiye kuba bamwe, ahubwo tugiye guhuza. Kristo urakoze, urakoze. Turasenze kandi turizeye ko bisohoje vuba, dusenze kandi twizeye ko bikoze mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Imana y'amahoro itugirire neza cyane, kandi ubwiza bw'Imana bubane natwe. Nanjye ndimo ndasenga, nabonaga ikirere kirimo cyeyuka, hajya muri Imana iri kubohora abagore batwite, muri Imana irimo irabohora abarwaye b'indwara zidakira. Ubu ni indwara harimo sida, harimo kanseri, nanjye nabibonye. Imana ntabwo nciye mu ijambo, ariko Imana yambwiye ngo hari abantu igiye gukiza sida. Umuntu wumvira isengesho, mutubare muduhe amakuru, mutange amakuru muri commentaire, mwandike ko mwakize, kuko nabonye abantu bageze nko kuri 35 bakize ubwo burwayi.